ese nawe inkuru wayumvise? Ese koko ni ukuri nibyo bita Cristiano Ronaldo yabagiye kugaragara muri filime y'uruhererekane bita Fast and Furious, filime yakunzwe n'abantu benshi cyane kuri uyu wa kane cyangwa se mu masaha make ashize ku mbuga nkoranyambaga nyinshi cyane mu isi, ibinyamakuru bitandukanye, aba influencer, aba superstar mu ngeri zose zitandukanye bari bapostinze inzo bita Cristiano Ronaldo ari kumwe n'uwo bita Vin Diesel cyangwa se ari kumwe n'uwo bita Johnson Statham. Aya ni amafoto yavugishije abantu benshi cyane ku mbuga nkoranyambaga, dore ko bamwe batangiye kuvuga yuko cyangwa se batari babyizeye bavuga ngo ni AI, bavuga ati iyi ni AI ntabwo ari Cristiano Ronaldo urimo, dore yuko ari amafoto yatangijwe n'uwo bita Trezor Gibson. Muramuzi cyane, ni umusitari mu gukina filimi cyangwa se yagaragaye muri filimi nyinshi cyane. Uyu nguyu yageze gutya ubwo ajya ku rubuga rwa X, urugahoze ari Twitter, maze aza kuba afata ifoto ye ari kumwe n'uwo bita Cristiano Ronaldo, maze aza kuba ayipostinga, arangije arenzaho amagambo agira ati ukaze mu muryango. Ukije gusa kandi kuko n'uwo bita Vin Diesel muramuzi, niwe ugaragara nkaho ari boss cyangwa se ari mu magize mu bagaragaye cyane muri iyi filimi, nawe yaje kuba apostinga ifoto ari kumwe n'uwo bita Cristiano Ronaldo, maze arenzaho amagambo agira ati abantu benshi bari kwibaza nimba uwo bita Cristiano Ronaldo yamaze kujoininga Fast and Furious, maze arababwira ati mube muretse gatonya ariko biraza kujya kumugaragara. So inkuru neza ziba nyinshi, abantu benshi, aba influencer